nikuye imyenda nurira uburiri nkikora mu mufuka waryo numvamo agapfunyika ngakuramo nitonze mbona karimo utuntu duteye ubwoba nicaye hasi noneho numva isi mbanya akadomo nibaza aho nzanyura ngo nsabe imbabazi Claudine n'ukuntu namuteje rubanda. Reka ngusuhuze inshuti mukunzi w'inkuru y'urukundo kandi nanagushimira nkwibutsa kuri uw'agaciro kuri twebwe. Ikaze mu nkuru y'uyu munsi turagaruka ku nkuru ya Mukiza Justin akaba yarayidusangije atubwira ati mbanje gusuhuza abakunzi b'inkuru y'urukundo ngiye ubasuhuza nitwa Mukiza Justin nyine nkuko natangiye mbibabwira. Yaratubwiye ati nifuje kubasangiza iyi nkuru yanjye y'urukundo kugira ngo nibura igira abo yigisha muri twebwe igira bihindura bari bafite imyumvire nk'iyanjye kandi ibasigira amasomo azubaka urukundo rwabo ruzira icyasha. Reka mbatangira uko yatangiye. Ati ndabyibuka nari mfite imyaka 25 aho nakoraga akazi ko gutwara abagenzi kuri moto. Umunsi umwe mu masaha y'umugoroba nari mvuye ku kazi naniwe cyane, mu gihe nari ndi kwitegura kuryama numva telefone irasonnye. Mbona ni mugenzi wanjye ndamwitaba ati muvandi ndwanaho uzungereza umugenzi aho yajyaga. Nge moto yanjye igize ikibazo kandi sinamusiga ku muhanda pe. Ako kanya namusubije ko naniwe bityo ko yareba undi yiyambaza. Nikuye imyenda nurira uburiri nkirambika umusaya arongera ati rwose Justin mbabarira umfashe nta wundi muntu nabona wamfasha ndakwinginze. Maze yongera ati ibaze ko umugenzi mfite ari umwana w'umukobwa muto urumva koko namusiga ku nzira. Mbitekerezaho umwanya ntireka nze ngufashe. Ubwo mbanuriye moto koko mugezeho mbona umwana w'umukobwa umuhagaze iruhande imbeho yamwishe dore ko hari hanakonje cyane imvura yari yiriwe igwa na moto y'uwo mugenzi wanjye mbona koko yari yapfumutse ipine. Nuko negera wa mukobwa nti uragarukira he muko? Nuko arahambwira ndamubwira ntari kurongera amafaranga kuko burije cyane. Maze umukobwa ati cyo mpfa nuko basi ngera mu rugo. Nuko nturira moto tugende. Arurira tugenda tuganira. Mubwira uko nitwa nitwa Mukiza Justin ndamubaza nti wowe witwa nde? Yansubije ko yitwa Umurerwa Claudine. Ntise kugenda bwije byakugendekeye biti. Ati mama maze iminsi arwariye i Kigali CHK none amafaranga yadushiriyeho. Ngiye kureba rero uko nabona ndi. Ndamusubiza ntese nta wundi wari buyagushakira akayakoherereza utari nzuza. Ati oya Justin papa yitabye Imana naho bari umuntu abanjye nabo ni bato ntibabishobora. None se wowe urayakuraye? Ati ngiye kugurisha inka. Urumva rero ko bari umuntu abanjye batabishobora. Nanjye numva nibyo koko. Tugeze ahantu hari ishyamba mbona inginga y'igiti itambitse mu muhanda. Mu gihe ngabanije umuvuduko ngo nyikatire numva abantu bagendagenda mu iryo shyamba. Nahise nongeza umuvuduko turadandabirana ariko ntitwaguye. Batwirukaho turabasiga. Tugeze imbere numva Claudine nyuma yanjye riruhukije ati Mana urakoze kuba uturinze ariya mabandi. Ati kandi Justin umbabarire ko byari bibaye. Ni Claudine nta mpamvu yo gusaba imbabazi kuko siwe wabazanye. Gusa ntitwatinze mu nzira tuba tugeze iwabo. Ati Justin rero urare uzatahe ejo nibura hakeye batavaho bakwambura moto yawe. Gusa nanjye numva nibyo koko. Ubwo naje kurara iwabo wa Claudine mu gitondo ndazinduka nsubira mu kazi ariko numvaga namukunze bitewe n'ukuntu yanganirije kandi nabonaga yita ku bantu. Nkaba narabiboneye mu masaha make twari kumwe. Nakomeje kujya musura no mu gihe mama we yari amaze kuva mu bitaro ngeze aho mubwira ko namukunze kandi ko nifuza ko twabana. Claudine ntiyigeze angora aranyemerera ambwira ko ankunda. Ariko kuva umunsi mubwira ko mukunda nawe yakomeje ambwira ko ankunda cyane kandi bimuvuye ku mutima. Yabinyuzaga muri message buri joro ndetse na buri gitondo yarayinyohererezaga akabyuka yohereza. Dukomeza kubaho mu munyenga w'urukundo tuza no gutegura ubukwe nuko turabana. Hashize igihe haza kuza mubyara wanjye aza kunsaba ko yakwiga imashini dodaba mu rugo. Nabisabye Claudine ati nta kibazo rwose mubwira azi. Ariko kandi Claudine ntiyigeze acogora kumbwira ko nkunda cyane ko mu kunsezera ngiye mu kazi no mu gihe mvuyeyo naniwe nahumurizwaga n'ijwi rye rituje ati ndagukunda kandi mbikuye ku mutima. Mubyara wanjye rero yaraje nawe turabana aho amaze amezi make atangira kumbwira ko iyo ndi mu kazi Claudine we yinjiza abapfumu mu nzu bakamusigira inzaratsi n'uburuzi byo kuma. Nabibaza Claudine ati ibyo sinabishobora rwose, ibyo nibyo abashaka kudusenyera kandi ntukabumve. Ubundi mubyara wanjye akambwira ko yinjiza n'abandi bagabo numva noneho bitangiye kunyobera. Gusa ariko nareba uburyo Claudine ankunda nkahitamo kubyirengagiza. Umunsi umwe rero nari natinze kujya mu kazi sinari nkitwara moto noneho ahubwo natwaraga kwasiteri itwara abagenzi. Nuko mbona haramutse hakonje nitwaza ikoti
nkikora mu mufuka waryo numvamo agapfunyika, ngakuramo nitonze mbona karimo utuntu duteye ubwoba. N'ubu ni bwa burozi bwa Claudine. Numva umujinya uranyishe ku mutima ntarambona uyu munsi. Nasubiye inyuma mfite umujinya. Ni Claudine. Nubwa mbere numvaga muhamagaje umujinya kuko nta na rimwe yigeze abona isura yanjye irakaye. Wa mubyara wanjye ati ntawe uhari yajyanye umwana ku ishuri. Nibyo wambwiye ndabyiboneye, warakoze cyane. Ubwo Claudine yaje asanga imbuga namaze kuyuzuza abantu, bidatinze na mama w'abaraje. Mbereka ikintu nakuye mu ikoti, ntinge sinakomeza kubana n'umurozi. Claudine yararize, asaba imbabazi, avuga ko atazi aho byavuye kandi ko no mu buzima bwe atigeze abonaho uburozi. Ariko sinigeze mwumva na rimwe, ahubwo numvaga mfite uburakari bwinshi. Ubwo mubwira ko yagumana urugo rwe, nge ngashaka homba. Ubwo naragiye koko, ariko natunguwe no kubona ya message ya Claudine ambwira ko nkunda kandi abikuye ku mutima ya buri joro. Yarayoherezaga nijoro ndetse na mu gitondo. Ntigeze acika intege umunsi n'umwe. Gusa uko nayibonaga nge nahitaga nyisiba, nkumva ari no kumbangamira kuko nabaga ndwana no kumwivana mu mutwe kuko Claudine naramukundaga cyane. Umunsi umwe nza kubona telefone ya wa mubyara wanjye impamagara ambwira ko anshaka, ansaba ko ku mugoroba twabonana. Ubwo isaha yarageze turahura, ati ndagusaba imbabazi kandi mbikuye ku mutima. Nise uransaba imbabazi z'iki kandi? Ati nakoze ibibi byinshi, mbabarira rwose umbabarire kandi wibuke ko ndi mubyara wawe. Ntimbwira yewe. Ubwo mubyara wanjye ati nabeshyeye umugore wawe. Nahise nikanga, ntuvuze ngo iki? Uratinyuka? Ati bya bindi wabonye ntibyari uburozi, nibyo nari nitoraguriye. Kandi na bya bindi nakubwiraga byo kuzana abapfumu mu nzu ntigeze abikora na rimwe. Nibyo kwinjiza abagabo ntabyo yigeze akora. Nubika umutwe mbura icyo nkora, nkajya numva noneho ibyo ari kuvuga biri kuza mu mutwe wanjye bimeze nka nyiramubandi. Ati hariya hirya hari umuturanyi wanyu w'umusore uba muri ghetto wari waransabye ko nabatandukanya, ambwira ko azampa amafaranga. None yanze kunyishyura, niyo mpamvu mpisemo kubikubwira. Nicaye hasi noneho numvise imbanya akadomo, nibaza aho nzanyura ngo nsabe imbabazi Claudine n'ukuntu namuteje rubanda. Numva mbuza aho ndigitira. Nakibuka message anyoherereza nkayisiba ntaranayisoma ngo ni umurozi, amarira mbunga mu maso. Ariko mubyara wanjye nahise mubwira nti byose niwe wabikoze rero, n'ubundi ngwino ujye kunsabira imbabazi. Gusa Claudine kubera ko yankundaga by'ukuri ntiyigeze atinda kumbabarira, yewe ntiyanatugoye. Gusa njye mu mutima wanjye sindibabarira bitewe n'ukuntu nasanze yarananutse. Sinari nazi ko namusigiye inda y'umwana wacu wa kabiri. Mu rugo rwacu mporana ikimwaro cy'uko ntamuhaye umwanya ngo yisobanure, nyamara Claudine we ntakibyibuka. Akomeza kunyereka ko ankunda kandi niyo mbimwibukije ntabikunda. Ubu turi kumwe n'abana bacu babiri kandi na ya magambo yanyibutsa ko ankunda kandi abikuye ku mutima ntajya asiba kuyambwira. Claudine nanjye ndamukunda cyane, nkakunda n'abana yambyariye. Inama nagira inshuti z'inkuru y'urukundo rero ni uko urukundo rwubakwa na babiri batagira uwa gatatu. Iyo utangiye kumvira inama ndetse n'amagambo biturutse hirya no hino, cyane cyane amagambo akurura umwuka mubi muri mwe, nta kabuza ni wowe uri kwisenyera. Ikibazo uzakigirane direct n'uwo mwashakanye. Njye ubu sinyumva n'uwambwira ko amubonye ku muhanda. Ndamusubiza nti birakurebaho iki? Kuva twahura n'icyo kibazo icyizere cyarakuze muri twe, urukundo rwabaye rushya kandi namusezeranije kutazongera kugwa mu ikosa nk'iryo. Gusa nanone sinahagaritse kuba nakakira abantu mu rugo kuko hari igihe biba ngombwa ko mu muryango abinsaba, cyane cyane abankeneyeho ubufasha. Ariko iyo hari utangiye kwinjira mu mibanire yanjye n'umugore wanjye, mwirukana ntamugishije inama. Murakoze cyane. Ngayo nguko rero ni inkuru ya Mukiza Juste. Reka nizere ko ikwigishije byinshi kandi nizere ko ukomeje kugirira icyizere inkuru y'urukundo mu kubaka umuryango ndetse n'urukundo ruzira amakemwa. Reka nkubwire ni inkuru y'urukundo naho butaha, komeza kugira ubuzima buzira umuze kandi ukundwe nk'uko ukunda. Ibihe byiza.